bimeze ndabona kabisa ari sawa cyane turebe yaje kamerama uze kudukurikira ibi ni ibiki noneho muzaza ndabona sheri ngwino wiyemeje kumfukamira ukaje sheri ndagukunda nukuri ndagukunda sheri ngwino sheri binini kutaza sheri kira sheri bigenze bite sheri ibikira ni kubona ukuntu sheri ubayiki muze mudufashe mudufashe ibi ni ibiki ndabona ahangaha ibintu bikomeye sinzi ikintu abaye sinzi ukuntu bigenze mugerageze mumwicaze wenda turebe ni mumwicaze ibi ni ibiki sheri umukunzi wanjye ubayiki kira akimara kumuporopoza turabona tutazi ukuntu bigenze reka kameramawe umva se mumbabarire bindi bishoboka mana dusanga uyu mugabo ndabona ari ahantu igikorwa kigiye kubera babyitanga ahantu bibera kamerama reka tumwegere kugira ngo wenda tubashe kugira ngo tumuganirize reka tumwegere base tubashe kumuganiriza waramutse neza ameze neza nta mahoro nta kibazo natwe turaho rero nkuko wari wadutumiye kugira ngo utubwira ko ugiye gutera ivi umukunzi wawe aracyari mutoya ariko umva uve mu mutima w'abandi Elize ibintu warugiyemo ntago ari sawa cyane none nkuko wari wadutumiye rero kuko ugiye gutera ivi umukunzi wawe ni ibintu bitangaje cyane abantu bagiye babona inkuru zawe ukuntu watandukanye n'umugore wawe uri umuntu mukuru ufite imyaka 53 ego umukunzi afite imyaka 22 ni ibintu bitangaje cyane rero biratangaje impamvu nabatumiye itangazamakuru nuko ntago bisanzwe kugira ngo erega wavuye mu rubyiruko waravuye mu rubyiruko ngiye gutera ivi mu rubyiruko ngitera ivi mu rubyiruko oya impamvu nuko nari ndagari wa mbere ngewe nari mfite undi mudamu ariko biba ngombwa ko tutakiri kumwe kuko bituma biba ngombwa ko nshaka undi mudamu yego niyo mpamvu wiyemeje guhita ushaka umukobwa ukiri mutoya cyane kubera iki se ndi kubona abantu batumiye ari bakeya oya ntabwo ari bakeya abandi bacyari kuza niko mugeze hano batarahagira ariko mu mwanya ndabona urasi wese ubwora baje mwe munditse gatoya aze tumanze ibindi turabikurikira ego reka turebe bakunzi bacu rero nkuko muri kugenda mubibona murabona ko ibintu bimeze gutya ndabona umugeni wacu aje yabyiteguye arasa neza ari kumwe na mugenzi we reka umutegereze murebe ukuntu ahangaha bimeze ndabona kabisa ari sawa cyane turebe yaje kamerama uze kudukurikira ibi ni ibiki noneho muzaza ndabona sheri ngwino wiyemeje kumfukamira ukaje sheri ndagukunda nukuri ndagukunda sheri ngwino kutaza sheri kira sheri bigenze bite sheri ibikira ni kubona ukuntu sheri ubayiki muze mudufashe
wamufashe ibi ni ibiki ndabona ahangaha ibintu bikomeye sinzi ikintu abaye sinzi ukuntu bigenze mugerageze mumwicaze wenda turebe ni mumwicaze ibi ni ibiki sharinywa umukunzi wanjye ubaye iki akimara kumuporopoza turabona tutazi ukuntu bigenze reka kameramawe umva se mumbabarire bindi bishoboka mana muretse turebe muretse turebe ikintu twakora bigenze bite muceceke turebe ukuntu twumva ukuntu tubigenza muretse none se urumva umeze ute none se wenda uriya mukobwa wari umuzanye bite byawe wowe njye namuzanye mbona nta kibazo afite none se kageze ahangaha bino bikamubaho bigenze shasi mbizi yari ari muzima mwavuye mu rugo nta kibazo yari ameze neza nta kibazo ntabwo bimusanzwe nanjye birantunguye none se muretse tumuganirize wenda twumve bite urumva umeze ute kubona inzoka none se wenda hari umuntu wenda wa hafi ye uri hano wenda ngo atubwire wowe mupfana iki ni umukobwa wanjye ni umwana wawe ucecetse tubanze twumve umupfana iki ni umukobwa wanjye none se wowe urabibona gute bino bintu bibaye byari bisanzwe bimubaho ntabwo byari bisanzwe bimubaho ni ubwa mbere mubayeho none se wenda bitewe n'ibi bintu byari bimubayeho wari uzi igikorwa cyari kigiye kubera ahangaha cyari kigiye kuba nuko yaragiye gukora ubukwe ni uwa mbere ni we mwana wa mbere tubwira none ndi kubona bashatse kumbuza umwanzi satani ashatse kumbuza umukwe wanjye none se bimeze gute nyine byatewe n'iki utekereza ko njye ndareba nkasanga umukobwa w'inshuti ye yari afite magara ariwe waba umugize ko kubera ko yaragiye gukora ubukwe ari nawe mukobwa ngira wa mbere burashaka kumbuza ubukwe niwe ushaka kubidobya byose bigenze bitanga reka yagiye kukuri kodinga reka twumve muganga yayanyweye
nutuza Genda ufatira fone reza fone cyangwa ujye kuzana fone yanjye. Serious du content. Serious? Kada muntu zituma hariya mani. Bari kukurikudinga inkuru ishingiye hano. Ese muga ko utubazo nka tubiri natukubaza ufite akanya. Ese nyuma y'ibi ngibi araza gukurikiraho iki? Yego. None se muga Ni uvura ese ni ibyo nyine uvura cyangwa wenda hari n'ibindi bya hafi? Okay, muga wenda ibyo n'imanza zanananyura bikiza se. Zero karindwi icyenda. Yego. Kane icyenda. Gatandatu eshatu. 079. 079 cumi na gatandatu. Kane icyenda. Gatandatu eshatu. ati ngwino uvugane na muganga. So umukobwa. Oya ni wa mukobwa wakize. Uvugane na muganga. Banza uvugane na muganga. Allo? Uvugane na muganga. Ndakumva. Muga wenda ubu ngubu reka nuko wenda twafashe bino bintu na kamera twe turi abanyamakuru sinzi wenda niba baza kutwemerera ko twaza kuza kubicisha wenda ku ma TV nta kintu bitwaye. Akabazo gatoya twe nta ngaruka biri buze kutugeraho. Oya byo ni ngombwa. Tugomba kukubaza ibijyanye n'ibindi ukuntu bimeze tukamenya n'ibindi kuri wowe. Sawa murakoze ariko uyu mukobwa uryamye ntago ubu dusigaye tutazi ibyari byo batubwiye ko azangara amezi 3. Ese muga ntago wamufasha basi? Muga shiramo muga nta mwe wagira. Shiramo imwe basi.
ngwino ufata aya mazi. Fata aya mazi ukora ibintu muganga numva arimo aravuga. Muganga ari kuvuga. Yagaragaza fese. Umugabo koko. Amaye. Ego. Bavuga ngo wangire nabi wacu. Munavuga ngo agiye kwirukanka mumufate mumureka yirukanka igisazi kirirukanka iruka genda uyu mukobwa wenda uko bitwebeye umukobwa ntabwo bizongera kubona yongera asari. Okay muga turagushimiye cyane urakoze rero wenda nituzajya duhura n'ikibazo wenda tuzajya tukwitabaza tubonye ufite ubushobozi bukomeye sinzi niba byashoboka yuko wafata ibintu batereje umuntu ukabishyira mu wundi muntu nitwongera kugukenera tuzakubwira. Urakoze cyane muga turagushimiye cyane. None se wenda wa mubyeyi we ari hehe wenda kameramani naze wenda tubaze ibibazo nka bingahe uyu mubyeyi wa mubyeyi wowe bino bintu bibaye byakiriye gute urabona bimeze Komana bitunuka. ni ibintu byakiriye Imana ishimwe kuba uwabimukoreye bari kumwe ubu nanjye ngiye Imana ishimwe kuko umukwe wanjye buriya nta kibazo tugiye kongera kubamo ngiye kumutoza ntazongere kugira agakungu n'abakobwa nawe iryo abonye araribonye niba ari amavuta ajya yisigaye nyine ntabwo nari nzi ko ari uriya mukobwa yamukora biriya bintu bimeze kuri ariwe nshuti ye magara n'iki ariko nyine ngo bari bafitanye n'ubukwe n'umugabo bari bafitanye n'ubukwe n'umugabo niyo mpamvu banamugiriye n'ishyari rikomeye. none se mama watubwiye kuri umukobwa mwabanaga mu rugo abanaga n'umukobwa wawe kuba mukorera nagiye kwangara neza turi umuganga bivuze urumva ukivuga iki nta kibazo ufite nta kibazo mbifiteho kuko yaragiye kumugirira nabi nawe ntiyangara nawe ushaka yangara kuko nawe ntabwo yaragiye kumugirira neza. wowe se nta kintu bigutwaye kuba wenda umukobwa yaragiye agiye kubana n'umuntu w'umusaza n'umbisa abantu benshi agirimo gukomeza gukomantaho hano hose twaje uwo nta kintu bikwiye kuba agiye kubana n'umuntu mukuru atandukanye n'umugore we ariko ibyo ntibabigireho ikibazo umugore we nawe yarabyemeye kandi aho urukundo rushaka niho rujya nta kibazo. Okay mama turagushimiye cyane rero kuba wemeye kuduhereza ikiganiro nubwo bino bibaye ariko nyine Imana ishimwe ko umwana wawe abashije gukira tukaba tubonye n'umuganga udufasha nyine bikagenda asiya ariko turaje twite kuri uriya nawe ugize ikibazo wenda twinginge muganga ko hari ikintu yakora. Okay bakunze mu mwinginge ngewe nta ruhare mbifitemo ahubwo murakoze Imana ibamugisha ko mumufashije muri ibi bibazo. Okay bakunze ba M1 TV rero turabashimiye cyane mu byo mwari mukurikiye mwabonye ko ibintu byacu nyine byari bikomeye cyane intambara ibaye aha ngaha turabashimiye cyane mu byo mwabanye natwe tukaba dutangira inkunga yanyu ni ngombwa kora subscribe kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu tugenda twifashisha.